Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data tubana mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose inshuti yanjye, Yesu Kristo ashimwe. Ndagusuhuje. Abakristo dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ikomeze ibishimire, Imana ibanezeze, Imana ibagirire neza. Tubyutse dushima Imana, tuyizamuriye icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yuzuye urukundo n'imbabazi, Imana itinda kurakara ikihutira kubabarira, Imana yaturinze, Imana yakurinze, Imana yandinze, yuzuye imbabazi nyinshi. Imana ihabwa icyubahiro. Tubanje Imana muri iki gitondo, tubanje Imana muri uyu munsi, tuyibanje mu kazi kacu, tuyibanje ku bacu no ku byacu. Imana hose ihabe, tuyibanje ku babisha bacu, Imana ibarwanye, ivuguruza imigambi yabo mu izina rya Yesu Kristo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri ya teme yacu igira iti senga usenya ibicaniro kandi wubaka igicaniro cy'Imana muri wowe, wubaka igicaniro cy'Imana muri wowe kugira ngo Imana ikurebe ikwishimire. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Abami ba mbere, igitabo cya mbere cy'Abami, turasoma ibice 18. Titire y'iri jambo handitse ngo Eliya abonana na Ahabu atumira abahanuzi ba Bali. Eliya umuhanuzi w'umuriro, Eliya umukozi w'Imana, yabonanye na Ahabu. Ahabu niwe wari icyo gihe umwami ayoboye. Abonana rero na Eliya ndetse n'abahanuzi ba Bali, ikigirwamana Bali. Twihute, izo nkuru murazizi cyane, ariko ndagira ngo twihute tugende tuzivugaho. Reka dusome ku murongo wa 21. Handitse ngo nuko Eliya yegera abantu bose aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Eliya arababaye cyane, arababwiye ati niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, mumukurikire. Nanjye nakubwira ngo nimba uzi yuko Imana idakunda umuntu uyibangikanya n'ibigirwamana, uba umukristo nyamukuri, umukristo ukurikira Imana mu byo uvuga n'ibyo ukora, wubaha Imana, uba umukristo ufatika. Ijambo riratubwira ngo Eliya arababwira ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Ubundi wowe uzageza hehe? Uzava mu rungabangabo bigenze gute? Uzageza he guhera mu rungabangabo? Uyu munsi wihannye, ejo wasubiye mu byaha. Uyu munsi watuye, ejo wongeye wabikoze. Ese urwo rungabangabo ubamo uzageza he? Uzahereza he guhora muri urwo rungabangabo? Ubundi umuntu yabuze n'izina yakwita. Uyu munsi witwa umukristo, ejo ukitwa umupagani. Uyu munsi uri mu rusengero, ejo uri mu byaha. Rero nk'uko Eliya abivuze, nanjye ndabikubajije, ese wowe uzageza he guhera mu rungabangabo? Arababwira ati niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Niba nawe warasogongeye ukamenya yuko Yesu Kristo agira neza, kurikira Imana. Niba warawugeze kumva amahoro yo mu gakiza, hitamo gukizwa umaramaze. Imana ishimwe. Kandi niba wumva ko gukorera Satani ari byiza, umukorere nabwo wivuye inyuma. Kuko Eliya we umuhanuzi w'umuriro nta santima yabwiye bariya abantu. Yarababwiye ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Kandi nimba muzi ko Bayali ari we Mana, nimumukorere. Iyo dusimbutse rero tukagera ku murongo wa 30, iyi nkuru nyine ni ndende, wazawe nawe gufata umwanya ugasoma. Tugeze kuri 30 ngo
Eliya aherako abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nawe ikigukwiriye ni uko wasana igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse. Kugisana ni ukuhe? Ni ukwihana. Ni ukuvuga uti uyu munsi nzinutswe ibi byaha, ndihannye, njyewe ngiye kuba umukristo nyamukristo. Kuko niba wasenyaguye ibicaniro byose by'abazimu n'abadayimoni, witandukanyije nawe nabyo, ukitandukanya na Satani, icyo uba usigaje ni uko wasana igicaniro cyawe cyari cyarasenywe n'iyo myuka yose yakurwaniyemo. Ngo Eliya rero we ngasana igicaniro rata, ngasana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nawe muri wowe harimo ibicaniro byaje biba byinshi muri wowe, bituma igicaniro cy'Uwiteka mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe gisandara, kirasenyuka, usigara uyobowe n'imyuka yose y'abazimu n'abadayimoni. Niyo mpamvu wabonye uzirura ibintu byose, usigara nta kintu na kimwe ugitinya. Ngo ariko Eliya akoze ikintu cyiza, ngasanye igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Ikigukwiriye nawe uyu munsi ni uko wakanguka, ni uko wafata ingamba yo gusana igicaniro cy'Imana cyasenyutse muri wowe, ukongera ukaba umunyamasengesho, ukongera ukaba umukristo, ukongera ukitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo, ugasana igicaniro cy'Uwiteka muri wowe, ukagira ibihe byiza byo gusenga, ukagira ibihe byiza byo gukora imirimo yo kubaha Imana, yubahisha izina ry'Imana. Eliya rero asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko amaze kugisana, asenga ngo agejeje mu gihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, twageze kuri 36. Eliya umuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Israheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Eliya arasenga amaze gusana igicaniro cy'Uwiteka, arasenga aravuga ati Uwiteka Mana ya Israheli, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli. Nawe ugomba gusana igicaniro cy'Uwiteka muri wowe, warangiza ugasenga, warangiza ugahamagara Imana ishobora byose, warangiza ugahamagara Imana umuremyi wawe, warangiza ugahamagara Imana y'inyembabazi, y'inyarukundo, warangiza ugatakambira Imana, ukabwira Imana uti Mana reka bimenyekane kuri Imana yanjye, bimenyekane ko navuye mu byaha, bimenyekane ko nkubaha, bimenyekane Mana, bimenyekane. Imana izigaragaza icyo Uwiteka Imana yakoze. Ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka waramanutse utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye, ibintu byose birashya, kuko ari cyo kintu Eliya yari yabwiye abahanuzi ba Bali. Yari yababwiye ati Imana iri budusubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Imana ishimwe. Imana irabikora. Nuko Imana isubirisha umuriro kubwo gusana igicaniro cyari cyarasenywe, kubwo Eliya kubaha Imana. Abahanuzi ba Bali, icyakurikiyeho ni uko Eliya yabajyanye ku kagezi kitwa Kishoni abicirayo, kuko ntabwo abo bantu bari bagikwiriye kugira ijambo kubaho. Imana ishimwe. Yasenye ibyo bintu byose, asenya ibyo bicaniro byose bya Bali, yica n'abahanuzi ba Bayali. Eliya yubahisha Imana. Imana ishimwe. Nawe biragukwiye ko wubahisha Imana kandi ugasana igicaniro muri wowe cyari cyarazimye, cyarasenywe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Nakubwiraga ngo ukomeze usenya ibicaniro kandi
wubake igicaniro cy'ibihe byiza muri wowe byo gusenga Imana no kubaha Imana no gukorera Imana. Shalom shalom, muhaye muronke, Imana ibagire neza, Imana ibanezeze, Imana ibagure, Imana ibasetse, mwakire umugisha w'Imana. Shalom. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe